Amakuru agezweho muri iki gitondo ni ay'umugabo wagiye kwiba akabasha kwihindura umugore. Ibyo byabereye mu karere ka Musanze aho umugabo bita Musabyimana Alphonse yagiye kwiba agapfumura inzu, akabasha kwiba ibikoresho bimwe by'ikoranabuhanga. Ibyo bikoresho bimwe nk'uko bigaragara yari abyikoreye, ariko harimo ibikoresho bimwe nka za televiziyo, za furati, akaba afite na za dekoderi yari yibye. Ubwo yabuze uko abicikisha yihinduye umugore, biza kugaragara nyuma ko bamuketse ari kugenda mu bandi bagore abyikoreye aza gufatwa. Ubwo yafatwaga babashije kumuganiriza anerekana ibyangombwa yari afite irangamuntu itari iye, ariko yavuze ko afite imyaka 24. Uko amakuru yagiye atangazwa yavuze ko aribwo buryo busigaye bugezweho bwo kwiba, kuko iyo hapfumuwe inzu ntabwo bakeka ko zaba zapfumuwe n'abagore. Ayo makuru rero aracyashakishwa, nituza kuyamenya neza turaza kuyabakurikiranira tuyabagezeho, ariko turabashishikariza kugira ngo mukore subscribe kuri channel yacu Muvuduko TV, dukomeze gukorera imbere dukora ku muvuduko urenze ukenewe kugira ngo tubashe kugira amakuru ari update.